Uyu musore Aisha Speed bakomeje kugira mu Rwanda ntago azabyibagirwa, nyuma y'uko anyweye amata ndetse akanigishwa kuyakama, yahise akomereza urugendo rwe i Nyamirambo mu Biryogo ahazwi nko kwa Issa, aho yigishijwe kurya ibiryo bya kinyarwanda birimo nk'ubugari, isombe, ipirawu ndetse na burusheti. Ni naho yahuriye n'undi mujene ukoresha imbuga nkoranyambaga uzwi nka Osimarito, bagira umukino bakinana wo kumvana imbaraga. Ibihe bikomeje kuba byiza mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore Aisha Speed bakomeje kugira mu Rwanda ntago azabyibagirwa, nyuma y'uko anyweye amata ndetse akanigishwa kuyakama, yahise akomereza urugendo rwe i Nyamirambo mu Biryogo ahazwi nko kwa Issa, aho yigishijwe kurya ibiryo bya kinyarwanda birimo nk'ubugari, isombe, ipirawu ndetse na burusheti. Ni naho yahuriye n'undi mujene ukoresha imbuga nkoranyambaga uzwi nka Osimarito, bagira umukino bakinana wo kumvana imbaraga. Ibihe bikomeje kuba byiza mu gihugu cy'u Rwanda.